Muraho neza nshuti bene data mukurikiye True Christian TV, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho muri hose ndabifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nagira ngo rero uyu munsi nkuko bisanzwe nitwa Bishop Venutse, nkaba ndi umuyobozi wa True Christian Family, nkaba n'umuyobozi wa True Christian TV. Nkaba icyo kitubesheje hano ari ukugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza nkuko bisanzwe, kugira ngo twumve ibyanditswe byera icyo bitubwira, twige ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana twiga rigiraho rikuvana, rigiraho rikugeza kandi heza. Nicyo kitubesheje ahangaha rero, kandi tuzakomeza kubikora nk'uko Imana izakomeza kudushoboza. Nagira ngo mbere yuko tuza kwinjira mu byanditswe, tubanze tubashimire by'umwihariko abantu bakoze subscribe, abantu bakoze share, abantu bakoze like. Nukuri Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi rwose mukomeze mudukurikire. Hanyuma nsabe abatarakora subscribe kugira ngo namwe rwose nturebe iyi video ngo nurangiza ugende udakoze subscribe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mugenzi wawe nagusaba icyo ufite nyabuna uzamuhe. Natwe turagusabye koraho gato gusa ukande subscribe. Kukandaho icyo bivuze nuko nawe uzajya ubona iyi video, ndetse bigatuma ubutumwa bwiza tuvuga bukwirakwira hirya no hino. Kandi wibuke ko iyo ukanze subscribe ukanda na karakazogera, kugira ngo nyine ujye ubona notification muri telefoni yawe cyangwa se kuri kuri email yawe. So turabasabye rero rwose mubikore, kandi turabizi ko muri inshuti nziza cyane. Hanyuma uyu munsi rero nagira ngo mbabwire ko tugarutse n'ubundi mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Nyuma y'ibyigisho byabanje, mwagiye mukurikira ibyigisho mu byacu, mwumvise ubutumwa burimo, ndizira neza ko hari aho bugenda bubaganisha cyangwa se hari ibyo mwumvamo. Narababwiye ngo nubwo wakuramo ijambo rimwe ryonyine riba rihagije, kandi iryo jambo rishobora kukugeza ahantu hakomeye cyane. So niyo mpamvu rero ntabwo njya ntinda cyane mu byigisho, ahubwo ntinda ku ijambo rivuga ngo ese wakuyemo iki we ku giti cyawe, ese wowe ku giti cyawe urabyumva gute. Ndashaka rero kugira ngo nawe iryo jambo wumva niriba rimwe n'aba amagambo abiri riguhindure, rigiraho rikuvana, rigire n'ahandi hantu rikwerekeza kandi heza, kuko nicyo Imana idushakaho, nicyo Kristo adushaka, kugira ngo twongere twigarurire tube abakundwa n'uhoraho. Nagira ngo rero ntabatindiye dusome tujye mu byanditswe, ariko mbere gatoya reka tubanze dushime Imana, dusenge, hanyuma tubone gusoma ijambo ry'Imana. Nagira ngo nawe dufatanye gusenga aho uri hose, nawe wisengere kandi ubwire Imana icyo ukeneye, ndetse Imana ikubohore, ibohore umutima wawe, kugira ngo ijambo ryayo rijye risanga umutima wawe ubohotse. Amen. Uwiteka Mana ikomeye, Mana nziza, Imana nkuru, Imana y'urukundo rwinshi, impuhwe n'imbabazi, twongeye kuza imbere yawe tugushimira, twongeye kuza imbere yawe tuguhimbaza. Data, ko waturinze ukaturagira, waraturinze mu gihe cyose twabayeho, warinze ubugingo bwacu, urinda n'imibiri yacu, kugeza ubu turi bazima, turacyahumeka umwuka bazima. Ibyo byose ni kubw'urukundo rwawe. Hari benshi twari tuzi, inshuti zacu ndetse n'abavandimwe bavuye muri uyu mubiri batakiriho, ariko twebwe si uko tubarusha ubwiza, si nuko turi intungane kubarusha, ahubwo ni urukundo rwawe n'impuhwe zawe zitukiriho. Ndagushimiye rero kubw'ibyo byose. Komeza ubane natwe, uturinde, uturagire, ukomeze kuduha ibyiza, kandi Mana ubuhora imitima yacu. Turagusabye Mana, umuntu wese wumvira ijambo ryawe Mana rikore ku mutima we, maze rigiraho rimuvana, rigire naho rimugeza, kugira ngo databuja dufatanyirize hamwe, ndetse tuzagere mu bwami bwawe amahoro. Urakoze Nyagasani kubyemeye, kandi ugiye kubikora. Icyoro cyose n'ikuzo bibyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana uko nababwiye, dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 24 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu.
dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Uwo ni umurongo wa mbere. Tujye ku murongo wa kabiri. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri sebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba kumuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi. Amen. Nagira ngo bene data dukomeze tujye ku murongo wa gatatu. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze ijambo, iryo jambo. Shuti bavandimwe, nagira ngo ahangaha tuhumve neza, twumve icyigisho uyu munsi nshaka kubabwira. Mu by'ukuri ndakubwiza ukuri, amagambo Uwiteka Imana itubwira cyangwa se amagambo yanditse muri Bibiliya yose ni ukuri. Ndenda kubabwira bene data, ibi tusomye hano cyangwa se iri jambo dusomye hano, ndagira ngo uryumve kandi ugire icyo urikuramo, urigereranye n'icyigisho cy'uyu munsi. Ibi bihe umuhanuzi Yesaya yavugaga hano, ubigereranye n'ibihe turimo uyu munsi. Numara kureba ibihe turimo uyu munsi, ugire icyo ukuramo ubwawe ku giti cyawe. Turasomye turabibonye ko ngo ibizaba ku mugurisha bizaba no ku muguzi, ibizaba kumwishyura bizaba no kwishyurwa, ibizaba kuri sebuja ku muja bizaba no kuri nyirabuja. Ni ukuvuga ngo bizaba ku muntu uwo ari we wese utuye isi. Ibi bihe byavugwaga bya kera nibyo nshaka kugira ngo usanishe n'ibihe turimo uyu munsi, kugira ngo bikuviremo icyigisho cyawe cy'uyu munsi, bikuviremo ijambo ukwiye gufata uyu munsi. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nyamara ijambo ryanjye ni ukuri ryose, kandi kuko nibyo ijambo ry'Imana ni ukuri. Ibi rero ni ibihe bya kera, ariko natwe dusanisha n'ibihe uyu munsi turimo. Inshuti zanjye, ndagira ngo bene data twumve neza iri jambo icyo rishaka gutubwira ahangaha. Ibintu byose turimo tubona kuri iyi si, ibyo tubona byose kuri iyi si, ibi bintu biri kuri twese. Ibyorezo tubona byose biri ku mpande zose, ntago biri mu gihugu kimwe, ntago biri mu kindi, ntago biri ku gice kimwe ngo ahandi bibe bidahari. Uyu munsi tuvuga nta gihugu na kimwe ushaka guhungiramo ngo usange kitarimo ibibiza bijyanye na coronavirus. Ariko aho guhungira ni ku Mana, ni mu ijuru, nta handi. Mu ijuru ho nta kibazo gihari, nta cyago, nta ntambara, nta mahane, nta rwango, nta bugome. Oya, ntabyo. Ariko ngo isi nabasobanuriye tujya gusoma iri jambo, nuko ntavuze umutwe yenda w'iri jambo. Uravuga ngo ibyago bizaza ku isi. Umutwe ni kuvuga ibyago bizaza ku isi. Ibi byago Yesaya yavugaga rimwe na rimwe hari ibyo mwagiye mubona. Ndakeka neza ko hari abantu muri mwebwe mushobora kuba mwaragiye mwumva ibyago bitandukanye byagiye bigwira ku isi, biza ku isi mu myaka irangira. Nanjye ubwanjye iyo myaka ntari ndiho, ariko basogokuru na basogokuruza bariho bagiye barebesha amaso yabo ibiza bikomeye, indwara zikomeye bitandukanye byagiye bibaho. Ariko ibyo bihe bagiye abahanuzi bagiye babivuga, bagiye babihanura, ariko bigenda bisohora. Noneho ikintu kitangaje ndetse n'ikibabaje, ibintu birasohora, abantu ntibayite kumenya ko ibyo bintu byanditswe kandi byavuzwe. Sibyo? Abantu barabisoma bakabyumva, uyu munsi bamara kubyumva bakagenda bakabibika hariya. Ejo byaba ntibegere bibuka bavuge ngo ibi bintu bibaye nyamara twarabibwiwe. Hanyuma ugaruka inyuma noneho ukuremo isomo. Nubwo ibyo bintu byose byagiye biba, ariko abantu bagiye bagaruka inyuma bakuramo amasomo. Abagiye barukuka ibyo biza cyangwa se ibyo biteye ubwoba byagiye bibaho, bagiye bagaruka inyuma baribaza
bareba ibyanditswe ndetse bagira isomo babikuramo. Ese wowe ni irihe somo urimo ukura mu bintu turimo turebesha amaso yacu muri iki gihe, mu myaka yashize wabayeho cyangwa se ubyumaze imyaka umaze kureba wowe ibintu bitandukanye? Ni irihe somo ukuramo? Mugenzi wanjye, inshuti yanjye, mwene data, ni irihe somo wowe ukuramo aho ngaho? Niyo mpamvu uyu munsi nazanye kino cyigisho kugira ngo wumve ko ibingi ijambo ry'Imana tubwiye ngo ibizaba kumuja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no kumugurisha. Nta n'uyu n'umwe uzasigara muri abo bantu mu mpande zose bitamugezeho. So ubu tuvugana nibyo nagusobanuriye, abantu bose bari kugerwaho n'ingaruka z'iki za COVID-19, ariko ibi nabyo biri mu bintu byagiye byandikwa, biri mu bintu byagiye birimo bigenda bisohora mu byanditswe byera. Nagira ngo dukomeze umurongo wa 3 maze wumve. Dusome mu izina rya Yesu. Isi izanyagwa ihinduke umwirari rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Isi izanyagwa ihinduke umwirare. Inshuti yanjye, muvandimwe, ndagira ngo wumve ijambo ryitwa kunyagwa. Kunyagwa ni iki? Ese ubusanzwe umuntu anyagwa gute? Ngira ngo abantu ba kera yenda baturusha imyaka barabizi, kandi natwe twiga amateka twarayize, n'ubu turayiga, ndetse nawe urayiga. Nagira ngo ugende usobanukirwe ikintu cyitwa kunyagwa. Umuntu anyagwa ari uko yahawe, sibyo? Umuntu anyagwa ari uko yahawe. Nta muntu ushaka kukunyaga ataraguhaye. Natwe abantu batuye isi twese twahawe ibihugu turimo, twahawe isi dutuye, umugabane dutuye twawuhawe n'Uwiteka Imana, twawuhawe n'umuremyi wa byose, ari we Imana ishobora byose. Rero uyu mugabane ntabwo ari twe twaraje tuwisangaho. Twaraje tuwisangaho, ariko ninde wawuduhaye? Ni Imana. Imaze kudushyira hariya iratubwira ngo ndabagabiye, mugende mubyare mwororoke mugwire isi, kandi mbahaye ubushobozi bwo kugenzura ndetse no gutegeka ibiri ku isi yose. Iryo ni ijambo Imana yivugiye ishyira umuntu wa mbere ku isi. Ni ukuvuga ngo umuntu noneho yageze ku isi, ikibazo cyaje kubamo umuntu yageze ku isi, noneho uko imyaka igenda ishira, uko agenda amenya ubwenge. Kandi wibuke, Imana niyo yatanze ubwenge ku muntu, Imana niyo yaguhaye ubwenge, niyo yampaye ubwenge, sibyo? Abatuye isi bose ni Imana niyo yabahaye ubwenge. Noneho imaze kubaha ubwenge, ahubwo ubwenge nkaho babukoresheje ibyiza, ahubwo abantu batangira kubukoresha ibibi. Kandi mwibuke ijambo ry'Imana riratubwira ngo twirinde ikibi, kuko ikibi Imana icyanga urunuka, sibyo? Imana ntabwo ukunda ibibi. Niyo mpamvu mwene data nkubwira ngo uyu munsi wumve iri jambo kandi rigire icyo rikumarira. Rero urumva, umuntu yagiye ku isi atangira gukora tekinoloji, akora ibintu bihambaye, agira ubwenge buhambaye, ariga, araminuza, ashyiraho buri kimwe cyose. Arangije noneho aravuga ati ariko hariho nabo bumva ko deja Imana itabaho, hariho n'abatangiye kumva ko nta Mana ibaho, kuko deja ibintu barabyikorera, barabihindura uko babishaka, barabikora uko babyishakira, barakora amavirus uko babashaka, barakora ibintu bitandukanye uko babishaka. Rero isi, abatuye isi bamaze kumva yuko nta muntu, nta uri hejuru ya byose. Ntabwo mvuga bose, ariko namwe murabazi bumva yuko ari bo bari hejuru y'abandi bantu bose, hejuru batazi ko hejuru y'abantu, hejuru y'ibintu hari Imana isumba byose. Kandi icyo nicyo kintu umuntu wese utuye isi, umuntu waremwe agomba kumenya neza yuko hejuru y'ibintu n'abantu hari Imana isumba byose, ariyo yaduhaye isi, ari nayo ishobora kutunyaga isi. Ibi nabivugiraga kugira ngo wumve ijambo rivuga ngo isi izanyagwa nande? Izanyagwa n'Uwiteka Imana igihe izaba ibishakiye. Niyo mpamvu nkubwira ubu none ndiho ndavuga, ariko ntabwo nzi iyi si ndiho ejo izaba iriho, ntabwo nzi iyi si turiho ejo bizaba bimeze gute. Abahanga barahari ku isi, barareba, bize siyanse, barareba bakavuga bati imvura uyu munsi iragwa ngaha, ariko ugasanga tuvuge niba ndi hano Rwandex, ni urugero nguhaye,
ndi Rwandex imvura iri kuhagwa uri Kacyiru nta mvura ihari. Ibyo byose Uwiteka Imana niyo izi ntambwe zawe, niyizi ibihe byawe, niyizi igihe cyose cyawe ndetse n'ikigomba kubaho. Amen. Mwene data ndagira ngo nkubwize ukuri, urebe neza, uhindukire urebe neza ibihe turimo. Ese hari icyo bitubwira? Tumaze gusoma bino byanditswe byera biri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, hari icyo igihe kino gihe yavugaga cyangwa yahanuriwe, hari icyo bitugereranyiriza n'ibihe turimo uyu munsi. Alleluya. Nagira ngo noneho turebe, tukomeze umurongo wa 4, turebe icyo uyu murongo ugiye kutubwira. Kadusome mu izina rya Yesu. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Iri jambo ryitwa umuhonge ndagira ngo abanyarwanda benshi ntago bapfa kuryumva, ariko je uko mbyumva ikintu cyitwa umuhonge. Umuhonge wabonye y'igiti cyamaze, yo bamaze gutema igiti gitangiye gukamukamwe amazi, burya kiba cyabaye umuhonge. Ikiba gisigaye ni ukugira ngo cya giti cyume. Iyo kimaze kuma ntabwo kiba cyera imbuto, nta nubwo kiba kigitanga amababi atoshye. Ubwo nyine kiba cyamaze kuma. Rero ndashaka kugira ngo iri jambo uryumve ngo isi ibaye iki? Umuhonge cyangwa se umuhonge, niko byumvikana. Reka dukomeze mu izina rya Yesu. Isi ibaye umuhonge, isi icitse intege, ibaye umuhonge. Ndagira ngo mwumve, hano hejuru bavugaga ngo igihugu, noneho hano bavuze ngo isi. Ndagira ngo mubyumve neza bene data, hejuru bavuze igihugu, none hano barakomeje batwereka isi. Noneho kadukomeze, isi icitse intege, ibaye umuhonge. Nka rya jambo n'ubundi ryari hejuru bavuga ku gihugu, noneho ntago bikiri igihugu gusa, ahubwo bibaye isi muri rusange icitse intege, sibyo? Reka dukomeze. Abanyacyubahiro b'isi bacitse intege kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Amen. Mwene data ngira ngo ahangaha urumva icyo iki cyigisho gitangiye cyangwa se gishaka kukubwira. Ntabwo abanyacyubahiro bose b'isi abanyacyubahiro bose b'isi bacitse intege, bose bacitse intege. Kandi gucika intege kw'abanyacyubahiro b'isi bose ni nako gucika intege ku isi yose muri rusange. Ntabwo nkuko nababwiye kare, ntabwo umuntu utuye isi yacika intege ngo isi isigare ifite intege. Aha hose ibyo mubona byose twubatse, ibyubatswe byose biri kuri iyi si, inzu nziza nyinshi dufite nuko zubatswe n'abana b'abantu, nuko zose zubatswe kandi zikubakwa ku misingi ikomeye twebwe nk'abantu twashyizeho. Iriya misingi tudahari ngo tuyishyire hariya, tuzamura inzu hariya yubakwe, inzu igire nivo 5, 10, 50, ntabwo bishoboka. Iyi si yaba ihari nta kintu kiyiriho uretse ibiti n'ibyatsi, yenda n'inyamaswa nizo yenda zishobora kuboneka. Ariko niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo abanyacyubahiro bacitse intege, kuko isi nayo icitse intege. Ni ukuvuga ngo rero abanyacyubahiro bariho isi kubera ko isi iriho, sibyo? Kubera ko Imana yatugabiye isi, niyo mpamvu natwe tuyiriho. Ariko noneho impamvu nasomye iri jambo, impamvu twavuze ko aho ugomba kuvanamo icyigisho cy'ibi bihe tugezemo uyu munsi. Kugeza ubu isi irimo iracika intege, kubera iki? Kubera ko akenshi na kenshi twiringiye ubushobozi bwacu. Niko mbibona, ariko nawe ufite uko ubibona. Ndiho ndasobanura rya jambo mu buryo mbibona, ngereranyije n'ibi bihe bya kera ndetse n'ibihe nyine uyu muhanuzi Yesaya yatubwiye.
isi irimo gucika intege, isi ifite abantu bacitse intege. Kubera iki? Kubera yuko ubushobozi bwose twabushyize mu biganza byacu, ubushobozi bwose twabwambuye uhoraho tubushyira mu biganza byacu. Ariko ntabwo ariko byari bikwiye. Jewe ndiho kubw'Imana, uriho kubw'Imana, uriho kubwo ubushobozi bw'Imana bukikuriho. Kuko ubushobozi bw'Imana butakuriho ntabwo waba ugihagaze. Niyo mpamvu ugomba kwizera udashidikanya ko ubwo bushobozi bw'Imana buhari. Nta nubwo rero ugomba kuba uw'ikirenga hejuru y'Imana, ntabwo bishoboka. Nibyo muri iyi minsi urukundo rwavuye mu bantu, urukundo rwadushizemo, ntabwo tugifite urukundo rw'imwimerere. Urukundo kandi rwo rutuma tubasha gukora bya bindi byiza bitadutandukanya n'Imana. Ntabwo bishoboka ko Imana yagusanga, Imana yabana nawe ubuziraherezo udafite urukundo rw'Imana. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu mubwira ngo abanyacyubahiro, umuntu w'icyubahiro, sinzi niba mwumva iryo jambo, umuntu w'umunyacyubahiro arakomeye nyine, afite icyubahiro cyiwe. Hari abanyacyubahiro mu mafaranga, hari abanyacyubahiro mu bintu bitandukanye bijyanye n'imiyoborere y'isi, hari abantu bajyanye bafite bafite icyubahiro bakomeye mu bijyanye na siyansi, mu bintu bitandukanye bafite icyo cyubahiro kandi bakomeye. Ariko hano ijambo riratubwira ngo bacitse intege. Gucika intege nabisobanuye, niyo umuntu acitse intege biba birangiye akenshi. Nawe uzumve utekereze, iyo uri mu kazi kawe runaka ariko utaragasoza hakazamo gucika intege, samutayi muhita ubishyira ku ruhande ukabyihorera, ugafata ikoti ryawe ugataha. Kubera iki? Wacitse intege. Bene data, aha ndakubwira ngo reka gucika intege, ahubwo isunge Umwami Imana, isunge Umwami Imana kugira ngo yongere agusubizemo imbaraga. Ntacyo isi idafite Umwami Imana, isi idafite uwayitugabiye, twebwe ubwacu ntacyo twaba tumaze, nta na kimwe twaba dufite, nta na kimwe. Kugira ngo rero ugire amahoro, kugira ngo rero ube uwishimirwa n'Uwiteka Imana, nuko uba ugize gute? Udacika intege. Nuko wirinda gucika intege, ahubwo ugafata bino bihe turimo ukabigiranya n'ibihe bya kera, ugakuramo isomo ry'icyo ugomba kuba cyo, ugakuramo isomo ry'icyo ugomba gukora muri bino bihe, kugira ngo isi yacu dukomeze tuyigire nziza, ndetse tuyisengere ibi byorezo, ibiza ibintu byose bituruka ku ruhande bigira gute, byose tubitsinde mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo n'abazadukomokaho bazasanga iyi si nibura twarayigize nziza. Ariko atari wowe, atari jyewe, atari kiremwa muntu kiri ku isi yose, ntabwo bishoboka. Sibyo? Ntabwo bishoboka. Rero nshuti bavandimwe, nagira ngo mbabwire ngo twongere tugarukire Uwiteka Imana, twongere tugaruke mu nzira y'Imana, kugira ngo Uwiteka Imana turebane amaso y'impuhwe n'imbabazi, twongere tugire urukundo. Nshuti zanjye, ndababwiza ukuri, urukundo rwavuye mu bantu, ntabwo abantu bakigira urukundo. Urasanga abantu, murabizi neza, dufite abantu batandukanye kandi benshi bababaye kuri iyi si, bashonje, bambaye ubusa, badafite shinge na rugero. Muraturanye wowe aho ngaho utuye, ariko ntacyo ubasha gukora. Urabyuka mu gitondo ukigendera, ukagaruka nimugoroba ukagenda. Abantu bafite ibibazo kubera ko urukundo rwashize mu bantu. Kera abantu bari bafite urukundo, baravuga bati uyu munsi turarira mu rugo rwa kwa runaka. Ibyo bintu sinzi niba hari abantu babizi, ariko nanjye abakuru bajyaga babimbwira, nubwo ntakibafite ariko bajyaga babimbwira. Ariko abakuru mfite ubu ngubu ni umuryango, ni mwebwe, n'abakristo bagize True Christian Family muri rusange. Abantu ba kera bajyaga bafata urugo bakavuga ati uyu munsi turarira mu rugo kwa runaka.
bagahura ari nk'ingo 5 cyangwa se 3 bagahura bagasangira mu rugo rwo kwa runaka. Icyo gihe abantu bari bafite urukundo, kuko nubwo twabaga ari dukeya baradufataga bakatuzana hano bakadushyira muri rwa rugo bakatwungikanya na twa tundi twabo bafite bikaba byinshi, hanyuma bakaza gusangira hahandi. Uko basangirira muri rwa rugo rumwe niko baganira, kwa kuganira kuvamo ikintu gikomeye cyane, kuvamo inkingi. Ariko iki gihe mubabarire ntabwo abantu bakiganira, abantu bahugiye mu ikoranabuhanga, abandi bahugiye muri tekinoloji. Ibyo byasimbuye ijambo ry'Imana, ibyo byasimbuye urukundo umuntu yakabaye afite. Ntabwo ibyo biguha amahoro, ntabwo bishobora kuguha amahoro mwene data. Ibyo waba ufite byose, nigeze kubivugaho, ibyo waba ufite byose, uko waba umeze kose, uko waba usa kose, ibyo ntabwo biguha amahoro. Amahoro uyahabwa no kuba ufite urukundo rw'Imana ruramye, amahoro uyahabwa no kuba uzi neza yuko indani muri wowe ujyana n'Imana, waba urimo kurya, waba urimo kugenda, ibyo ukora byose uba uri kumwe n'ukuboko kw'Imana. Ariko ukuboko kw'Imana utandukanye ntabwo kukuzaho mu gihe uri mu byaha, mu gihe udafite umutima w'urukundo. Ukuboko kw'Imana, nubwo ukuboko kw'Imana ari umunyembabazi, ari umunyempuhwe, aho uri hose ibikureba, ariko nuba uri mu byaha ujye wumva ko aho ngaho watandukanye n'ukuboko kw'Imana. Amena, aleluya. Ndizera ko mubyumva neza cyane. Ntabwo ahantu hose uzaba uri ukora ibyaha ugomba kumva ko Imana igushyigikira muri ibyo ngibyo urimo, ngo nuko Imana ihorana nanjye. Yes, Imana ihorana nawe, ariko ikubuza gukora ibyaha. Kandi ubaye umunyabwenge wabireka ibyo byaha nyine ukabivamo. Hari abantu benshi cyane bafite ubushobozi kandi bunini cyane bukomeye, harimo abanyabwenge twasomye twabonye bafite ubushobozi bukomeye cyane kandi rwose bakomeye nabo ubwabo, ariko bataryama ngo basinzire. Nta mahoro bafite mu mutima. Iyo ubuze amahoro mu mutima, nta kintu uba ufite, nta kintu uba wiringiye, nta n'icyo uba ushobora gukora. Ni ikibazo. Amahoro ni mu mutima, kandi amahoro yo mu mutima atangwa n'Imana gusa yonyine. Kandi Imana ihereza amahoro nyine umuntu yakeneye. None se jewe ubu ngubu nabwirwa n'iki ko ukeneye amahoro? Ntabwo umuntu nkawe, umuntu nkanjye nabwirwa ari nta kintu kibimbwira. Jewe turagendana buri munsi, ushaka kubona wambaye neza, umeze neza, ariko utaryama ngo usinzire. Amen. Ushobora kuba nkubona gutya ariko utabasha kugera ku buriri uburyame usinze, cyangwa se utagira ku meza ngo usange n'umuryango wawe, cyangwa se nawe ubwawe ku giti cyawe ngo urye uhage, kandi ibintu urabifite kandi ufite amafaranga menshi. Kubera iki? Nta mahoro ufite mu mutima. Ntabwo rero ibyo byose biguha biri utunze cyangwa se n'ibindi, ntabwo biguha kugira amahoro mu mutima. Ahubwo amahoro mu mutima uyahabwa no guturiza mu mwami, uyahabwa no kugira umutima umenetse, uyahabwa no kugira umutima wa kimuntu, no kugira umutima w'urukundo. Icyo nicyo kiguha kugira amahoro yo mu mutima. Iyo ufite amahoro yo mu mutima, urarya ugahaga, uraryama ugasinzira, uragenda ukumva umeze neza, ukumva rwose nta kibazo na kimwe ufite, kuko ufite amahoro mu mutima nyine. Ariko amahoro ku mubiri, amahoro y'ibiguruka, ibyo ntaho bizakugeza, nta nicyo byakumarira. Shuti mwene data, garukira Imana, ugire amahoro mu mutima, usabe amahoro yo mu mutima. Ndenda kuguha urugero rumwe. Ubu tuvugana nshobora kuba ndi hano mfite ikofi irimo 500. Yes, ntabwo nkubeshye. 500 bikaba biri mu ikofi hano mbikenyereyeho, niko abantu bakunda kubivuga. Ariko nta mahoro mfite pe. Undi nawe akaba ari hariya afite za miliyoni ntabasha kubara, jewe unampaye ntabasha kubara ngo nzishobore, nawe udafite amahoro, utaryama ngo asinzire. Ariko aho urukundo rw'Imana rubera igitangaza, hakaba hari umukene uri hariya mu nzu, uwe wifuza kubona ikiro kimwe cy'umuceri. Ikiro cy'umuceri kigura ngahe bene data? Kigura amafaranga ngira ngo 700 niba atari 1000, hafi aho ngaho, sibyo? Akaba we arimo kwisabira, we arasaba ikiro kimwe cy'umuceri cyo kugira ngo arye n'abana be n'urubyaro rwe, sibyo? Hanyuma yamara kukibona cya kiro kimwe cy'umuceri, yagira amahirwe yabona umuntu usohotse mu gipangu hariya, yaba yabyutse neza, akamuha cya kiro kimwe cy'umuceri, akagenda
agateka we n'umuryango we bakarya, agatangira akizihirwa, akabyina akabyina. Kubera iki? Afite amahoro yo mu mutima. Ariko wowe ufite bya bindi biri kuri konte na bya bindi biri mu ikofi, reka da, kuryama byaranze, kurya byaranze, ibyo uriye ntibikugira ku mutima. Nyamara iyi si ntabwo tuzayibaho ubuziraherezo, ntabwo bishoboka. Iyi si tuyiriho nk'abacumbitsi, ubyange ubyemere, uvuga utuye umuntu ari abeshya, ariko wabyanga wabyemera, iyi si tuyiriho nk'abacumbitsi. Kandi ibyo dufite uyu munsi ejo bizaba bifitwe n'abandi. Rero mwene data, icyiza nuko wakwishakira amahoro yo mu mutima. Icyiza nuko wakumva unezerewe, ubayeho ukomeye, unezerewe. Ntunezezwe nuko gusa utunze ibintu byinshi by'indengakamere, ahubwo unezezwe no kuba wumva ufite amahoro yo mu mutima. Unezezwe no kubona mugenzi wawe abayeho neza, unezezwe no kubona mugenzi wawe adafite ikibazo. Ibyo iyo ufite urukundo ntabwo bibura, birizana muri wowe. Kandi isi nicyo ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi reka aka kantu gasubiremo neza, munyihanganire, sibyo? Munyihanganire neza cyane. Kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Amena. Yes, ihumanijwe n'abaturage bayo. Kubera iki? Bya bindi byose ndimo mbabwira. Isi idafite urukundo ifite iki? Nta na kimwe, ntacyo. Isi umuntu, ikigenga umuntu, Imana ijya kurema umuntu, yamuremye imuha urukundo. Icyo nicyo kiyoboye umuntu, nicyo cyakabaye kiyobora umuntu. None urukundo rwarabuze mu bantu, nta rukundo dufite mu bantu. Ibyo rero nicyo bakubwira, Bibiliya ikubwira ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Uramutse ufite urukundo, isi ifite urukundo, ntabwo yakabaye ikora ibitwaro bya kirimbuzi. Cyewe buriya mfite ububasha, afite n'ubushobozi, nasenya zira nganda zose zigira gute? Zicura bira bitwaro bya kirimbuzi, kuko ntacyo bimaze nibyo kwica abantu. Imana yashyize abantu ku isi kugira ngo babeho, kandi babeho neza. Ariko hano nkaho ubwenge babukoresheje mu bijyanye no gukunda umuntu, ahubwo barabikoresha mu bijyanye no kurema ibitwaro bya kirimbuzi. Why? Hano Imana yarimye abantu kugira ngo ibyo bintu bamarane. Umuntu akwica mugenzi we ntacyo amutwaye pe, nta kibazo. Mukagirana ikibazo kimwe, kubita igipfuse hariya mukarwana. Why? Kubera iki? Ubugome. Kubera iki? Kutagira umutima w'urukundo. Amen. Nuko bimeze, nuko bimeze. Dusoma ibyanditswe byera, ariko bikatugarura aha ku isi dutuye, tukareba isi dutuyemo ifite ikihe kibazo, iratwigisha iki? Nshuti mwene data unkurikiye muri aka kanya, ukurikiye True Christian TV, garukira umwami wawe, garukira umuremyi wawe, umusabe umutima w'urukundo, hanyuma ibindi byose uzaba ubifite mu kiganza cyawe ubuziraherezo. Buriya twese nubwo tuzapfa tukava ku isi, cyangwa se tuzanyura ahandi mu bindi bihe, ariko buriya iherezo ryacu ni hehe? Ni mu ijuru. Wakabaye usaba rero iherezo ryiza mbere yo kuva kuri iyi si. Nshuti mwene data udukurikiye, ndagusabye, ndakwinginze, garuka, gira urukundo, kuko nirwo ruzaguha kubana n'umwami Imana mu mahoro. Soza mwene data, ntabwo ndi bwongere gusoma ibindi byinshi. Ndashaka kugira ngo dusoreze ku cyigisho kimwe ku murongo wa 11 wumve, hanyuma tugaruke dusenga tunasoza. Umurongo wa 11 uravuga ngo bararirira mu miharuro, kuko babuze vino. Aho umunezero wari uri harazimye. Ibyishimo byo mu gihugu birahebwe, cyangwa se biraheze, ngira ngo birahebwe. Bararira mu miharuro kuko babuze vino. Bararirira mu miharuro kuko babuze vino. Umunezero aho wari uri warazimye.
umunezero aho wari uri warazimye, ibyishimo byo mu gihugu birahebwe. Myihanganire nuko bimeze, ariko ndagira ngo wumve mwene data iki kintu, nta byishimo biri mu bantu, nta byishimo biri mu gihugu, nta byishimo biri ku isi, nta byishimo biri mu bantu batandukanye. Kubera iki? Kubera bya bindi navuze, kubera ingaruka zacu twebwe ubwacu. Nshuti, shoreje ahangaha ndagira ngo ngusabe mwene data wongere wisuzume, wongere wirebeho, hanyuma ugarukire umwami Imana, umusabe amahoro yo mu mutima. Hanyuma numara kugira amahoro mu mutima, ndahamya neza yuko nawe ubwawe uzaba uhari kandi umerewe neza. Murakoze nshuti bene data, mwari mukurikiye True Christian TV, ndabakunda kandi nicyo kintu cyanzanye kugira ngo tujye twiga ijambo ry'Imana, tubisesengure, turebe mu bumenyi buke mfite. Ntabwo mfite ubumenyi bwinshi, ariko mu bumenyi buke mfite nibura jewe uwo mutima ndawufite wo kugusangiza ibyo nzi, ariko nawe wagira umutima wo kunsangiza ibyo uzi, kugira ngo twese duhindure isi yacu, tube abakristo beza. Niyo mpamvu twebwe twitwa True Christian Family, tube umuryango w'abakristo beza kandi bukuri, sibyo? Mwene data, ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ndagushimiye wowe wakwanze like, ndagushimira wowe usharinga cyangwa se utanga iyi video kuri bagenzi bawe kugira ngo n'abandi babashe kuyikurikirana. Ndabashimiye kandi byimazeyo. Ndagira ngo mwajye mwandika comment, mutubwire muti ni mukosore hano, tubwire uti kosora hano, kino kintu ni mu gikosore. Rero mukore igishoboka cyose kugira ngo bigende neza cyane. Murakoze, ndabashimiye cyane. Reka ndangize nsenga uyu munsi nkuko ubushize nababwiye. Ndasengera ibice abantu mu ngeri ebyiri, ndasengera abantu bababaye, badafite icyo kurya, badafite icyo kwambara, ndetse nsengere n'abantu bababajwe n'uburwayi bukomeye, hanyuma nsengere n'isi yose muri rusange kugira ngo Imana idohore. Reka dufatanye, mwene data uri kunkurikira aka kanya, dufatanye dusenge. Data Mana nziza, Mana ikomeye, Imana nziza, Imana twubaha, Imana yaturemye, Imana ishobora byose, Imana idufite mu biganza byayo, twongeye kuza imbere yawe n'imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimira uwera nyiringabo ko wandinze ukandagira ukabana nanjye muri iri jambo natambukije. Ndagushimira ko warinze databuja ubwoko bwawe Nyagasani, abagiye kumva iri jambo bose ukaba wabarinze. Mana uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Ndasengera mu izina rya Yesu Kristo abantu bababaye muri aka kanya, bari abantu badafite icyo kurya, bari abantu badafite icyo kwambara. Mana uri umushobozi wa byose, ufite byose mu biganza byawe. Ndaguhamagaye kugira ngo bapfumbaturire ikiganza cyawe, hanyuma babonemo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ari ibibatungira ubugingo babibone, ari ibibatungira umubiri babibone, kuko waravuze ngo umubiri dufite urarya kandi umubiri dufite urambara. Rero Mana, ibyo byo kwambika umubiri ndetse n'ibyo guhaza umubiri ntabyo twebwe twabona utabiduhaye, ahubwo turagusabye kugira ngo wowe ubiduhereze, maze tubashe Nyagasani kwambika umubiri ndetse no guhaza ibyo kurya umubiri. Mana ndagusenze, ndakwinginze kugira ngo urebe abarwayi, abari mu ngo zabo, abari mu bitaro, abari ahantu hatandukanye babuze urukingo rw'indwara barwaye, ariko wowe ufite urukingo. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye Data wa twese, ngwino ukize bari abantu, ngwino uvure bari abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ubarambura ikiganza cyawe hanyuma barakira, kuko twizera imbaraga zawe ndetse n'ubushobozi bwawe ko byo bukiza byose. Turakwizeye rero, ni wowe muganga uruta abaganga bose. Turagutabaje, ngwino ukize bari abantu. Mana, nongeye gusenga, mwereka iyi si dutuye iri mu byago, iri mu bibazo, iri mu bigeragezo byinshi, kandi byose twabibonye, kandi byose warabihanuye, warabivuze, warabitweretse. Rero turakwinginze Uwiteka Nyiringabo kugira ngo udufashe iyi si, wongere uturebana amaso y'impuhwe n'imbabazi, maze ukize isi yacu, udukize iki cyorezo cyitwa coronavirus, udukize n'ibindi byorezo byose muri rusange. Iyi si wongere databuja tuyibemo,
tukishimiye kandi tuyishimiye nk'uko wayitugabiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye amen. Murakoze cyane bene data, Imana ibahereze umugisha, turi kumwe namwe, tuzahorana, turabakunda kandi tuzahorana namwe uko Imana izajya idushoboza, tuzajya tubagezaho ibiganiro nk'uko twabibemereye. Reka tubasezere tubifuriza rero ngo shalom shalom. Murakoze cyane, Imana ibahe.